ubu suriga nawe rwose urabona niga wagarukiye mu kangahe mu wa gatandatu primaire. ye mpamvu yatumye uhagarika amashuri? Cyane nabonaga bizangora cyane, hari ukuntu ubona muri primaire bikugora kandi ningera secondaire bizamera ute. Mpamvu se yuko wabuze ubushobozi, ni impamvu yuko wihitiyemo kuba wahagarika amashuri, ni iyihe mpamvu? Ariko ababyeyi b'abagabo ntacyo mwitaho. Urashimira papa kandi ababyeyi b'abagabo ntacyo bitaho, ushatse kuvuga iki? Yes, iyo azi ko umwana yariye yanaryamye kuri waba yumva ibyo bihagije. Nyine hari kenshi cyane twagiye dushwana, nagiye kumwaka amakayi ndi kumubwira wa mama amakayi ku ishuri badutumye ibi n'ibi, nkabona nyine turashwanye, baza ningere secondaire bari nko kunsaba nk'ibihumbi 30 turi gupfa nk'amakayi 1000. Bizagenda birambabaza, ntabwo nashaka kuva mu ishuri kuko nari nzi ubwenge, ako nyine mvamo ibitari ibyawe urarekura. Iteka umutima mwiza urota byose, umukunzi ugukunda bya nyabyo, umubonera mu bikorwa. Ni wowe mukunzi nakunze nagishije inama, mfata ukuboko tujyane, aho urajya nanjye ndajya. Greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane, nanone cyane Imana ikomeze bamera imigisha itagabanyije turuka kuri Nyagasana. Amahoro y'Imana akomeza abane namwe. Uyu ni Umutako TV, nje muri kumwe ni MC Set nkuko bisanzwe. Reka ngushimire tugiye gutangirana iki kiganiro, nizere ko turaza kugera ku musozo wacyo. Uyu murimo kubona ku Umutako TV ni umwana ukiri mutoya, niyo mpamvu twifuje kuba twaganira nawe. Sister makuru ni meza, ongera ijwi ube sharp kugira ngo tubashe kuganira neza, sibyo? Okay. Amakuru ni meza, ongera ijwi. Nose wowe kandi. Amazina tangira wibwira abantu badukurikiye hano ku Umutako TV. Nitwa Karine. Ndi umuhanzikazi nyarwanda uri kuzamuka. Niwibebeza ntago turi buze kukumva, gerageza ushaka uryo wongera ijwi. Nosikari kuvuga uragira ngo. Okay, ngaho bakwita Karine. Ndi umuhanzikazi nyarwanda uri kuzamuka. Nongeye kuzamamara nka Karine. Kamera uwo muntu uri kumwumva banza wambare kuteye. Aha, tangira twumve mama. Nako sister, sorry. Nitwa Karine. Ndi umuhanzikazi nyarwanda uri kuzamuka. Nongeye kuzamamara nka Karine. Ukimara kumbwira ngo uri umuhanzi, kora mu nganzo agapera ku bantu badukurikiye, kwanza bimwe mu bihangano byawe, zimwe mu ndirimbo zawe, banza urimbemo gakeya kugira tubashe kujya mu mavuta dushyushye, sibyo Karine? Okay. Iteka umutima mwiza urota byose, umukunzi ugukunda bya nyabyo, umubonera mu bikorwa. Ni wowe mukunzi nakunze nagishije inama, mfata ukuboko tujyane, aho urajya nanjye ndajyaho. Sinari nzi ko nakunda bigeze aha, sinari nzi uburyohe bw'urukundo. Ngira ngo rero murimo kubibona kandi murimo kubyiyumvira, turi kumwe n'igihozo Karine, yaramaze kutubwira ati ndi umuhanzi kazi nyarwanda uri kuzamura impano. Mumushyigikire, ni mushiki wacu, ni mushiki wanyu, ni umwana w'u Rwanda. Turi kumwe na Karine, tugiye kugirana ikiganiro hano ku Umutako TV. Reka nongere ngushimire, nizere ko turaza kugerana ku musozo wacyo. Kari impano yo kwisanga uri umuhanzi yaje ryari? Ko mbona ukiri umwana ukiri mutoya, byatangiye gute? Natangiye ndirimba muri korali. Korali ntabwo nari nzi umuhanzi. Mfite indi mana ariko nayo ijyanye na showbiz. Gisaho mikoro gato, wongere ku ijwi.
biza kurangira mbonye yo natazayigeraho karasi nyine abana bakajyanga ariko uwo muhanzi byakubera gusa no kuririmba nanjye nyine mpita mbishegera ngize n'amahirwe nyine mbona ubushobozi njya muri studio ngenda nkora indirimbo zitandukanye. Umunsi wa mbere ukimara kujya muri studio rero wagiye mu we mwaka hashize igihe kingana iki tuvugana wicaye hano ku Mutako TV ukijya muri studio bwa mbere byari byifashe gute nka Karine ukinjira muri studio mbese wabyakiriye gute kuba ugeze muri studio ko barugize amahirwe kugira ngo ugere muri studio ugiye gukora igihangano cya mbere byari byifashe bite Kari Gihozo? Bwa mbere njya muri studio ntabwo nari ngiye gukora indirimbo. Navuganye na manager wa Touch Music aravuga ngo nari ubuzazi twumva ukuntu uririmba turebe n'ukuntu ungana turekore icyo twagufasha. Ndagenda nyine nagizemo ubwoko nasanzemo ibyamamare. Ibyamamare mwahuriye ni nkande nande mbwira bamwe muri batatu b'ibyamamare mwahuriye muri studio bwa mbere. Urambwira ati navuganye na manager wa Touch Music arambwira ati uzaze twumva uburyo uririmba tugufasha. Touch Music ni Touch Music. Oh, Touch ubwo ni Touch Record. Bahita Touch Record sibyo Giho. Nibiye byamamare mbwiramo batatu hasanze rero muri studio ukahita ugira ubwoba. Nasanze Medios Pacific nsangamo Amaji nsangamo Nevdex n'abandi nimba ari na Gabiro Titani Jabasta. Okay. Ukimara kwinjiramo rero nk'umwana ukiri mutoya wari ugiye muri studio bwa mbere uhita uhasanga ibyamamare. Muri ibyo byamamare wahasanze mu ba producer hasanze bakwakiriye gute rero nk'umuntu w'umururu ugiye kwinjira mu gakino n'ubwo bwoba bwinshi wabonye barakwakiriye gute? Ninjye wabakiriye gute rero wagiye ubakubita pisi byari bimeze bite? Urabona naraye natanasinzira iryo joro uvuga ati ejo ndajya muri studio. Sinjye wabonye bukeye kubera ko ni hararuguru Nyamirambo nka saa 10 nabyutse ndi gukaraba ndageze Nyabugogo ari nijoro. Uvuga ati wageze Nyabugogo nkasangaye cyane nageze Nyabugogo yambaye ubusa kandi buriya Inde wambaye ubusa? Nyabugogo nyine yari yambaye ubusa Nyabugogo. Nta muntu n'umwe uriyo. N'abantu benshi nyine baraza mubare bahari ariko ntago bari benshi. Kiramo ubwoba. Nageze Nyamirambo kuri 40 aho bakorera. Ndavuga ati umuntu wifite umugore isaha ntago namuhamagara. Ndahagarara. Noneho saa 10 saa moya ndamubwira ngo nahageze arambwira ngo ndacyari mu rugo ngo genda hana nyine mu nyubako wakoreramo bakwerekana ngo wicaye ndagenda ndicara. Manager niwe wazanye urufunguzo twinjiramo mufasha gukoramo utuntu tw'amasuku. Abandi bose bagiye baza badusanga mu bwiro ninjye wabakiye. Harimo n'abatarambonye ko abahijimye ko nako muri studio murahazi. Ego ujya kubakira rero wabakiriye gute? Mbwira uburyo wabakiriyemo ukimara kubona Amaji ni gute wamuhaye welcome abo bose baba producer hasanze ni gute wagiye ubakira? Naricaye hashize umwanya wa Nevdex ku icyo gihe nimwe yakoreraga. Araza nyine aransuhuza arambaza ati niwe mpano cyo se Jade yazanye? Oya nagare ngise kubyihakana avuga ko ushaka kuba umustar reka kubyihakana ati nagare tumubwira ati ngo Nevdex nkiramo ubwo ko namwumvaga mu ndirimbo nyinshi zikomeye numvaga nazapfa guhura nawe. Mbanza kugiramo ubwo nyine turaganira wese umuhanzi ndavuga ati ntabwo ndaba we kubera ko nta ndirimbo ndakora ariko biri mu nzira ngo ube wankorera indirimbo nangire nitwa umuhanzi. N'abandi bagenda baza nyuma nyine bo bakansuhuza. Ubushobozi bwa mbere Giho bwakujyanye muri studio wari ubukuye he? Kujya muri studio ntabwo biba byoroshye urishyura ugakorerwa indirimbo
gupromotingwa kugira indirimbo yamamazwe, hari byinshi cyane biba bisaba. Ubushobozi bwa mbere wabukuye he? ubushobozi bwa mbere nahuye n'abantu nyine baramfasha Videx na manager, ndanabashimira cyane, nabo bamfashije ngo indirimbo ya mbere. Bahereze pisi gutya kuko ndabizi bari kukubona. Yego niga. Nabahaye amafaranga make ugereranyije nayo bakorera. Navuga ko ari nko bankoreye ku buntu. Ni nk'agashimwe, ibyiza biri imbere nzabashimira. Kuko sezi nibo batumye nicara aha, indirimbo bamfashije nkakora niyo yatumye ngenda nkora n'izindi. Ubu tuvugana Gihozo afite indirimbo zingahe? 5. Uskuru umusitari video ebyiri. Haje gushya Hadashya. Giho ko mbona ukiri umwana, tugiye kugaruka wenda mu buzima busanzwe bwihariye bwa Gihozo. Ufite imyaka ingahe? Kandi iby'imyaka se twabaye tubiretse. Ako kantu tugataruke Cyane rwose. Aho ndabikwemereye. Rero inzira y'ubustari urabona ariko uracyari mutoya, bikurakaza ubifate uko ubishaka, ariko ngende kubibona nyine ndi muto. Uracyari umwana pe. Noneho rero inzira y'ubustari hahuramo ibigusha byinshi cyane cyane ku bakobwa ukishaka ibintu byo kwamamara. Hari bamwe na bamwe bashobora kuvuga ati aka kana reka ngafatirane gutya na gutya kuko akeneye ibi, ngira ibyo mwaka runaka, nawe ngira ibyo mukora runaka yifuza. Imbogamizi umaze kugira muri urwo rugendo, imbogamizi wahuye nazo kuva ku ndirimbo ya mbere, iya kabiri, iya gatatu, iya kane, iya gatanu, gukora video ebyiri, imbogamizi Gihozo yahuye nazo ni izihe muri urugendo rw'uruhando rwa muzika nyarwanda? Muri studio ndi gukora ama audio na mbogamizi nahuriyemo nazo. Mu gukora video nibwo nahuriyemo n'imbogamizi, tweditinze video. Ni izihe mbogamizi wahuye nazo bari kweditinga video? Ubuse nta muntu uragutereta kuva hatangira ibyo bintu byose? Nzi ko hari ukuntu abana babashukisha ibintu runaka, nta muntu uragutereta ati Gihozo kugira ngo ngiye ngufashe uzabanze unsure mu rugo tuganire, cyangwa uko twakoranye ikiganiro. Urabyibuka bwa mbere duhura twahuriye ahangaha, noneho nawe nkaba nakubwira ati Giho rero uzabanze uzundebe mu rugo unsure. Ibyo ntabwo byari byakubahora, kandi uvugisha ukuri kugira n'abantu badukurikiye muri comment baze kuguha inama. Ariko hari n'ibyabaye. Icyo wababwira ni iki abadukurikiye? Icyo nababwira, wakumva afite umutima wo kumfasha yamfasha. Ntabwo nanone ntabwo ari ngombwa kubwira umuntu ngo mfasha. Hari n'igihe wowe uba wibwira ko yagezeyo kandi nawe ataragera, adafite ubushobozi bwafasha undi muntu. Umuziki uravuna, kandi kuba manager w'umuntu ni ikintu nyine gikomeye. Uza kumubera manager kubera ko hari icyo umurusha, gusa nyine wakumva yambera manager umfasha nose nakwanga. Ubu suriga? Nawe rwose urabona niga. Wagarukiye mu kangahe? Mu wa 6 primaire. Iyihe mpamvu yatumye uhagarika amashuri? Nabonaga bizangora cyane. Hari ukuntu ubona muri primaire bikugora, kandi ningera secondaire bizamera ute. Impamvu se yuko wabuze ubushobozi ni impamvu yuko wihitiyemo kuba wahagarika amashuri? Ni iyihe mpamvu? Shabura akenshi yego papa wanjye ndamushimira, ariko ababyeyi b'abagabo ntacyo mwitaho. Urashimira papa kandi ababyeyi bawe ntacyo bitaho, ushatse kuvuga iki? Yes, iyo azi ko umwana yariye yanaryamye kuri waba yumva ibyo bihagije. Nyine hari kenshi cyane twagiye dushwana, nagiye kumwaka amakayi, ndi kumubwira wa mama amakayi ku ishuri badutumye ibi n'ibi, nkabona nyine turashwanye. Nkibaza ningera secondaire bari nko kunsaba nk'ibihumbi 30, turi gupfa nk'amakayi 1000.
bizagenda gute. Ndavuga ati rero kambi parikemo nareba ibindi nkora, birambabaza. Ntabwo nashaka kuva mu ishuri kuko nari nzi ubwenge, ako nyine mvamo ibitari ibyawe urarekura. Yes. So ndagira ngo ugire inama utanga ku rubyiruko cyane cyane abakobwa badukurikirana ku Mutako TV. Wari umaze kuvuga uti natandukanye n'ababyeyi nyiri mutoya, mfite imyaka 7, ntago byanyoroheye, nagarukiye mu wa 6 primaire, papa twagiye dushwana kenshi, njya kumwaka amakayi, nifatiye umwanzuro wo kuvugana. Ubwo ndimo gushwana n'umubyeyi dupfa amakayi 1000, ningera secondaire ibindi byinshi bikenewe nzabibona gute? Inama wahereza urubyiruko bagenzi badukurikiye cyane cyane abakobwa, niye nama dukurikije urwo rugendo rwose wagize muri ubwo buzima wagiye unyuramo, n'imbogamizi zo kuba udafite ababyeyi, utari kumwe nabo kandi ubafite. Inama wagira urubyiruko cyane cyane abakobwa badukurikiye bafite ikibazo nk'icyo cyawe, kuko ndumva nashidikanya hari abandi bashobora kuba bafite ikibazo nk'icyo ngicyo. Inama watanga niye? Ese ntabwo babura bafite ikibazo nk'iki. Icya mbere ni ukwihangana. Kwihangana nyine, iyo ikintu cyaje ntabwo wagisubiza inyuma, gusa nawe ugishakira inzira uzajya ukinyuzamo. Ntabwo ari ngombwa ngo uhite wishora mu ngeso zitari nziza, kuko ushobora kuvuga ngo ngiye kujya mu buraya bujye bumpa amafaranga, ariko ubwo buraya iyo ubugiyemo bikagupfumana ugahita utwara inda, cyanyeka ahubwo uhita umanuka mu buzima bubi kurenza bumwe wari urimo. Kuko wenda nafite inda naza nkagusaba akazi ko mu rugo ukakama, ariko namaze kuyitwara ntabwo wakama. Ushobora kwandura sida ugatangira ukiheba, ukumva ko birangiye. Icyaba cyiza rero ni uko twakirinda ingeso mbi. Si abakobwa bari mu buzima nk'ubwo ndimo, ahubwo twese tukirinda ibishuko. Bigerageje nyine akikingira, none se ko ubuzima ari ubuzima. Aha, igitekerezo cyiza, ndagushimye. Nkurikije imyaka ufite n'igitekerezo utanze igitekerezo kandi cyubaka urubyiruko bagenzi bawe. Imana ikumere umugisha. Akapera ku ndirimbo ya 2 tujya ku musozo w'ikiganiro. Yanjye se? Yawe. Okay. Ese ko mbona wikina ubudatuza, nujya utana no kunsebya uhora wikina. Ese ubu ni ninde wakubeshya ngo uri mwiza ku bwiza bwawe ntabwo mbona? Nyagasana kundi nde ahari niwageze ngo hari urukundo ruzima nari nkufitiye aho warishutse. Mu bahanzi kazi nyarwanda wireferaho uvuga ati nk'uyu muhanzi runaka tifuza kuzaharanira kugera mu rwego ariho, ndifuza gutera imbere kurenza urwego ariho. Mu bahanzi nyarwanda kazi ufatiraho mbese urugero ni bande? Ntabwo nashobora kuvuga umwe. Mbwira 2. 2 si nka 5. Twagiye Karina, Butera Knowless, Kwinica, Priscilla, Aline Sano, Marina na Miss George. abo bose ukunda nde? Nkunda nde? Bose. Njye nta muhanzi nanga, ariko abanyamakuru vuga ngo nanga Marina, abafana be bahite banyaga. Abo ukunda cyane? Uwo ukunda cyane? Uwo nkunda cyane kubera ko njyewe ntabwo wakunda abantu bose kimwe. Aya Karina wiza kumbeshya, ariko noneho uwo ukunda cyane? Uwo nkunda cyane numva muye nawe ngeze mu ijoro rito, kubera ko njya no kumva indirimbo ya mbere nyine y'isi cyangwa se y'urukundo, njya no kureba indirimbo ya mbere ni Knowless. Ndamukunda cyane arabukobwa ndawe. Aho umuhereze peace nayo rwose Knowless akumve kuri umufana we. Aha,
Aha, let me take time greet every person where you stay. I think nizere ko mumeze neza cyane cyane, nanone cyane ni byinshi kandi nanone ni byinshi cyane tuba tugomba kubagezaho mu buzima bwa buri munsi. Tumaze kuganira n'umwana ukiri mutoya n'umuhanzi kazi Nyarwanda, ushobora kuba wamushyigikira, ushobora kubagira inkunga umutera. Hamagara kuri iyo nimero iri aho hasi za kuba wamuha kugira ngo abashe gukomeza kariyeri ye ya muzika. Yatuganirije byinshi, atubwira ko ababyeyi be bahari ariko ntago ari kumwe nabo, kandi nabo ntago bari kumwe, yatandukanye nabo afite imyaka 7. N'urugendo rutoroshye, abakobwa murabizi bahura n'ibishuko byinshi bitandukanye, ariko Karina aracyagerageje kunyura muri ubwo buzima. Nubwo bigoye ariko ahanganye nabyo. Ushobora kubagira inkunga mutera, nari maze kubikubwira. Hamagara kuri iyo nimero iri hasi. Attention kumuhamagara ugiye guhura n'umwana w'abandi ugiye kumufatirana, imiryango ya gereza iracyafunguye. Bahora batanga karibu. Hari ukuntu ushobora kuba wavuga ati aka kana reka duhure, ugasanga ugiye kumujyana mu ngeso zitari nziza. Aracyari mutoya, akeneye inama, akeneye inkunga. Njye muri kumwe ni MC Seti, reka ngushimire twatangiranye iki kiganiro, tukaba tugeze ku musozo wacyo. Nizere yuko turaza gusubira mu biganiro bikurikira. Imana ikomeze ikumere imigisha, amahoro aturuka kwa Nyagasani bikomeze bibane nawe. Sezera abantu baba badukurikiye. Mwakoze cyane kudukurikira, bye cyane, ndabakunda. Karina, Imana iguhe umugisha kandi Uwiteka akomeza kwiteho muri ubwo buzima urimo kunyuramo. Nituramuka twongeye tukagukenera, tuzongera tuguhamagare duhure nawe, sibyo? Okay, mwakoze kuntumira. Okay. Aya basi.